urabona Zanzibar kandi amazi nageze ariko ntago ari Zanzibar nari ndi mu rugero shuri reka ndwite gutyo rurimo kureba se cyangwa kugenzura by'umwihariko ibijyanye n'ubugenzuzi bw'ibiribwa bihingwa n'ibikomoka ku matungo ni kenshi cyane twagiye tugaruka hano ku nkuru zitandukanye z'abantu babaga inkoko mu bwiherero z'abandi babazi bagira mu igaraje z'inyama zigurishwa hano buzunguza Inyabugogo z'ibicuruzwa bigenda bicuruzwa ugasanga birabura nk'iminsi 3 ngo birangize manda cyangwa se nimvuga manda ngo ni bindi bashyira kuri promotion abantu bakagura ku bwinshi bataribye n'amatariki niba cyari 3 kigeze kuri 700 bahita bibaza umucuruzi muhagiriye abantu ni muhweki ugasanga ni kwa kundi umuntu yarwaje ibibembe amaze gushyingura ajya kugurisha ikirago yahoza amurwarijeho ku muturanyi kuri makeya kandi birandura cyane birandura cyane ibyo kandi bikaza kujyana nanone n'inkoko cyangwa se n'inyama nyinshi zirimo gucuruzwa mu buryo butazwaho zabagiwe bamwe bakazipima batuzitabe bamara kuzitaba bakazitaburura buriya twavuga ko biterwa n'iki ubundi muri rusange inyama zarabuze iki kibazo nagerageje kukibaza umuyobozi muri Rika ni Dr Gaspari ni umuyobozi umwe turi kumwe muri uru rugendo shuri nagerageje kumubaza avuga ko mu bugenzuzi bwabo bakoze ndetse nabiha ubusobanuro ari uko abakonsomateri cyangwa se abaguriza inyama aribo bafite uruhare runini mu gutuma ibi bintu bidacika kubera iki yatanze urugero rumwe rwaho byigeze kubaho ngo bagiye kugenzura ubuziranenge by'umwihariko bw'inyama ngo bakibona binjiye n'ibyangombwa bahita babwira ngo mube muretse tubanze twigurire inyama ibindi murabireba nyuma urumva abakonsomateri niba ubizi neza ko izo nyama bazunguje ahenshi hano Nyabugogo nyama bazunguza barabizi neza ko arizo babajugunye mu kimoteri barabizi neza ko arizo bazabagiwe ahantu mu ngo utamenya n'amatungo yazivuyeho urabizi ko ari inyama baba baze mu buryo bwako ko n'umuntu aba afite nk'inkoko yorora ku mpamvu runaka nkazo zigeze guhitana abantu mu Bugesera Ntarama bakazapfa bakazibaga bakaza kuzigurisha kuri make ugasanga n'ibikiro cy'inyama z'inkoko ari 7,000 cyangwa se 6 bitewe n'aho ariho arimo kukigurisha 3,500 wakumva ko abwera ko ari umuzungu zaye ntacyo bitwaye n'ibyo bintu wenda bifite wenda yabyibye cyangwa afite ahandi yabikuye ariko mukuri izo nyama ugasanga nizabazwe nizipfishije nizabazwe basanga nizamatungo pimwe basanga zitagomba kubagwa nizavuye mu ntara zibazwe se ntumenye nahe matungo nizo mbwa ni ibiki ugasanga rero abakonsomateri cyangwa se gutugura za nyama turabizi neza ko inyama ziva aho hantu zishobora kuba kuko zitujuje ubuziranenge ariko na wa wundi uri buze kuza kuturebera se byujuje ubuziranenge tugure ugasanga turimo kumufata nk'umwanzi cyangwa se nk'umuntu utari mu kudushakira ikiza ibyo rero nibyo yagarutseho anasaba ko n'abandi bantu cyangwa se n'ubukangurambaga mu kiganiro nk'iki mu makuru atandukanye n'ibindi bagira uruhare rwo kugira icyo bakora kugira ngo ibyo bintu bishakirwe umuti cyangwa se bibe byacika ariko mu nkuru wagiye ukora hari ikintu nyine numvise kirimo gushishikariza abantu kuba bajya barya itungo ry'inkoko cyane cyane ko inyama z'inkoko wenda zishobora kuboneka kurusha iz'inka byumvikane ko ku isoko inyama z'inka ziragenda ziba imari inka ziragenda ziba nkeya ariko abantu bakanenga nanone ubuziranenge bw'inkoko zihari ibi bintu bisobanuye iki ndumva igisubizo kuri iyo ngingo amagingo yangaya bafite abantu nakibita nk'abaveterineri bigenga bamaze guhugurwa bagera kuri 40 bo barenga 20 bamaze kubona akazi kandi bihoraho hari amabagiro yizewe yahawe ibyangombwa 5 mu gihugu by'umwihariko abaga inyama z'inkoko hari iyo twasuye Iburera ririho umugabo nyiri iryo bagiro ku munsi abaga inkoko zitari munsi ya 800 zivuye mu baturage bazorora mu bafatanyabikorwa biyemeje korora ariko wagafata umwanzuro kuba ngo ngenda baga azibaga mu buryo bwujuje ubuziranenge kuko byakozwe cyangwa se uko byakorwaga tureba n'amaso twabonaga nyine ari uburyo buri buze korohereza ryatungo gupfa ritabanje gushinyagurirwa niba ariko nabyita ndetse n'izo nyama zikabanza kugira inkoko zifite ubuziranenge zigasavingwa urumva inkoko 800 zisavingwa Burera na Musanze muri utwo turere tubiri ntabwo ari ibintu navuga ko bihagije nabo bavuga ko biri muri process ariko nka muntu ujaka ufite inkoko ze afite uburenganzira cyangwa se biramworoheye kubona wa muntu b'abantu ba traininze bari mu bice bitandukanye by'igihugu kuko hari abo twabasanze Rubavu Nyanza Bugesera ko Bugesera amagingo anga hariyo amabagira abiri
n'ahandi hatandukanye ayo mabagira ari baracyavuga ko nabo ayo mabagira aracyari makeya ariko barimo gufatanya nabo bantu bahaye batraininze cyangwa se batoje mu buryo bwuzuye bwo kugenzura izo nyama kuko abakozi barika ntibagira mu gihugu hose uko bikwiye ariko abantu batraininze ndetse bagitraininga n'amagingo n'aya ngaya bazabafasha kuzamura ubwo buziranenge no kugenzura mu buryo bworoshye nabo barimo bavuze ko barimo kugerageza kongera abo bantu kugira ngo nayo mabagiro yongerwe ku bafite ubwo bushobozi babashe guhabwa abantu bigenga bagenzura izo nyama biracyari urugendo mu bufatanye ariko kandi hari intambwe yatewe kandi bagaragaza ko magingo yangaya yatanze umusaruro nk'urugero uwo mugabo twasuye i Burera yavuze ko byamubaye inshuro ebyiri yarasanzwe ari umubazi ariko yorora inkoko ari umubazi akanazigura mu baturage akazibaga mu buryo bwa gakondo nta buziranenge nta bugenzuzi nta yabagaga inkoko ziri muri 250 bazifashe inshuro ebyiri bazimena kuko uwo Dr Gaspard yatubwiye ko byonyine mu mwaka wa 2024 kugeza 2025 mu mpera bafashe toni 30 z'inyama by'umwihariko z'inkoko zirimo ziganjemo iz'inkoko zafashwe ziramenwa zigiye kugurishwa mu baturage zitujuje ubuziranenge nyinshi izo bafashemo sample barazipima basanga zifite ibyagombaga kugira ingaruka ku baturage urumva iyo ni intambwe imwe ariko ibibazo ibyo baturage barya ni byinshi kumva ko izo toni 30 zafashwe z'inyama zigiye gucuruzwa mu buryo butujuje ubuziranenge zari kuba zarariwe n'abaturage icyo ni imwe mu ntambwe imwe yatewe ariko kandi bakavuga ko kugenda bafata inyama buri nyama bazijugunya atari cyo cyaba igisubizo nuko batoza abantu cyangwa se ba traininga by'umwihariko b'abantu baza gufasha mu kugenzura za nyama zitujuje ubuziranenge mbere yuko zigera ku isoko ariko ari ikindi pasi ari mu minsi ishize nigeze kumva amajwi y'abantu ariko ngira ngo no muri inzego zibishinzwe batekereza ku bijyanye urumva ubworozi bw'inkoko bwo bugomba gutezwa imbere ku barya ingurube nabo bigatezwa imbere kuko bitanga umusaruro hari n'abatekerezaga imbwa ngo inyama y'imbwa iryo tungo leta hari icyo bitekerezaho ikintu cy'inyama y'imbwa twagerageje kubibaza twarabavugaga ko ubushakashatsi bukorwa hari ibindi bihugu wenda ziribwa kandi rigafatwa nk'itungo riribwa nanga twagiye tubona inkuru abantu baziriye ariko bigafatwa nka kirazira bwa korode warimo kubaga imbwa ziritse indi so abantu rero bagatekereza se nibe rira tungo rishobora kuribwa kandi ko ari itungo ryororwa mu ngo ryo ritekerezwaho iki ni itungo ryaribwa ni iryo gukomeza mu rugo nk'iririnda umutekano biti hari icyo inzego zibivugaho ku matsiko yanjye nagerageje kubibaza muri Rika cyangwa se umuyobozi wa Rika twari kumwe avuga ko atari ikintu barimo kugenzura ndetse atari ikintu kirimo gutekerezwaho none se abantu baramuka noneho bazisanga abantu ahubwo abantu bari kwirira imbwa tuzi ngo ni ihene cyangwa intama ni cya kibazo cy'abakonsomateri ni henshi nubwo ari hamwe usanga abantu bavuga ati izi nyama z'aha hantu zigura abiri ishobora kuba ari iz'imbwa ibyo si gake byavuzwe nta nubwo ari ubwa nyuma hari n'abazirya hari n'abazakomeza kuzirya by'umwihariko bavuga ko ziribwa mu masambusa ariko nagize amatsiko yo kubaza uko ibyo bintu bigeze kuvugwaho niba atari mu nteko n'ubundi ni umuntu wo muri Rika wabivuzeho urumva nanjye nari mbikomoje abivugaho agaruka ku ngingo y'uko imbwa zakoreshwa cyangwa se zajya ziribwa nabimubajijeho ambwira ko ibyo bintu bidatekerezwaho muri make nta mushinga wabyo uhari minzi ko imbwa zikiribwa abazakomeza kuzirya ubwo ni fraude minzi ko imbwa hari abantu bazirya se uzi hari abantu uzi gutya muri sinibe twarabonye Bugesera bazibaga tukabona aho ngaho muhango uvuga bazibaga bikaba byaravuzwe mu biryo ko ziribwa mu biryo mu marange wenda igihari ubu hari umuntu wayikojeje ubugari imbwa abantu baziriye rwose rwose imbwa gusa n'amapusi araribwa ibyo uzi ko numva nguyica cyane nta bimeze nk'agakwavu Dr Gaspard ntabwo najya kumubeshyira ibyo bintu yambwiye ko bidatekerezwaho bitari ibintu mu mishinga bafite igihari ntabwo bitekerezwa
bigendanye n'umuco w'abanyarwanda, kuko kuvuga ngo umunyarwanda ari imbwa aba ari kirazira, twaba twinjiye mu bihe bidasanzwe by'inzara. magingo ya n'ubundi bakomeza kubifata nka kirazira kuko nta rwego ruremeza ko imbwa iribwa, ariko abazirya nabo barahari. abazirya mukomeze muzirye rwihishwa, kandi itegeko ryo kurya ibitaribwa naryo buriya ntirihari, bihumanya guha umuntu ibishobora kumuhumanya. Igihari cyo nuko kereka niba itegeko ryaragiyeho, ariko nta tegeko rihari riya n'umuntu wari imbwa, kuko abigeze kuba bazafata nkaho ndi wakubise urushyimo abigeze gufata bagasanga nta tegeko rihari rireba umuntu wakubise perezida, abigeze gufatwa araziriye. Yabaje niba hari umuntu yigeze yica iyo nyama, ariko ibyo bintu ni uguhungabanya, basanga iryo tegeko nta hantu bigeze bariteganya. Nibyo mvuga ngo uyu munsi hari itegeko noneho ryagiyeho ku buryo n'umuntu wari imbwa nyine yabihanirwa. ariko ibyo bintu ni uguhungabanya urusobe rw'ibinyabuzima cyangwa se kwangiza ibinyabuzima. Byo byangizwa ahubwo biterwa n'umuco. ni nk'aho naho kwangiza kuvuga ngo urusobe rw'ibinyabuzima reka da, ntabwo nyine nibyo n'ibindi birangirika. None se amatungo, inka zo ntizikeneye kubaho, si ikinyabuzima se nizo ntikeneye kubaho, ahubwo bavuga ngo agahugu umuco wako kandi umuco wako, kuko tubifashe gutya aha dushobora kutazirya ariko wakwambuka hakurya y'imbibi z'u Rwanda ugasanga ni nyama ya muzuri. nyama ni nyama. Oya ibyo ngibyo ntaho byanditse nta nabyo yigeze ambwira, wenda nabyo yakubwiye, ibyo yagiye agarukaho nzabigarukaho magingo yanga, ndetse ubu